nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akozwe. Ikaze mu kiganiro ibirari by'ubutagatifu special vacances. Natekereje cyane abanyeshuri bari mu biruhuko, nkaba nsaba ababyeyi muri bubone iki kiganiro ko mwakinyerekera abana banyu, kuko tuyoganira ku mutagatifu w'umwana mutoya, kandi nifuza yuko muri iki kiruhuko nzabona n'ibindi biganiro bibafasha gushyigikira ukwemera kwabo nk'abana batoya cyangwa se bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Reka rero tuganire ku mutagatifu Maria Goretti. Maria Goretti aravuzwe cyane, benshi banza atarugamira mugiye kumwumva. Ni umutagatifukazi wahowe Imana. Yavutse ku itariki 16 z'ukwa 10 mu 1890, avukira i Corinaldo mu Butaliyani. Yitaba Imana ku itariki 6 z'ukwa 7 mu 1902, afite imyaka 11 gusa, ahitwa Inetuno mu Butaliyani. Ashyinguwe muri bazilika yahitwa Notre Dame de Grâce mu Butaliyani n'ubundi aho Inetuno. Akaba yaragizwe mu rwego rw'abahire ku itariki 27 z'ukwa 4 mu 1947 na mutagatifu Pio wa 12 na mutagatifu Papa Pio wa 12. Akaba yarashyizwe kandi mu rwego rw'abatagatifu kuri 24 z'ukwa 6 mu 1950 no mu Papa n'ubundi. Yizihizwa ku itariki 6 z'ukwa 7 buri mwaka. Ni muntu ki rero? Mutagatifu Maria Goretti tumubona ku mashusho acigatiye umukindo, bivuga yuko yahowe Imana, n'urabo rwa risi, bivuga yuko ari isugi. Yavukiye mu muryango w'abantu babakene cyane, babakene ariko bubaha Imana. Akaba ari imfura mu bana 6. Byatumye kuba imfura bimugira mu inshingano nyinshi muri umuryango ukennye gutyo. Mu 1899 murumva ko afite imyaka 9, isambu bari bafite ntiyari ikishoboye kubatunga, bituma bimukira muri diocese ya Urbano mu majyepfo y'Ubutaliyani. Babashije kwisodeka ku muturanyi wari umugabo w'umupfakazi wari ufite umuhungu wo mu kigero cy'ubugimbi witwaga Alessandro, icyo gihe afite imyaka 17. Nyuma y'igihe gito rero Maria Goretti, papa wa Maria Goretti, yaje kwitaba Imana ahitanwe na malaria. Mu gihe nyina na musaza we babaga bagiye guhinga, Maria Goretti cyangwa se Marieta niko bakunze kumwita, ngo mu muco wabo kukuntu babihinduye, bivuga yuko yakoraga imirimo yari mukuru kuruta uko, donc yakoraga ibirenze ibyo yagombye gukora nk'umwana. Yakuze imburagihe. Bamwitaga Marieta rero. Marieta uwo nguwo yasigaraga mu rugo akenura ibyo mu rugo, asukora amasuku, atekera bagiye mu mirima, yita no kuri barumuna be batoya. Marieta ngo yaje kwigira Eucharistia ya mbere ayitsindira, ariko icyo gihe nta nubwo yayihawe, ahubwo yenda kwihabwa naho ibyago bikomeye byamubayeho byaje kumuviramo kuba nyine kwasiga ubuzima akaba n'umutagatifu. Muri icyo gihe yiteguraga Eucharistia ya mbere, baje abaturanyi nibo bishyize hamwe nyine barakotiza, bamugurira ikanzu. Numva ndimo ntegura kino kiganiro nabyishimiye, ndavuga urukundo koko ruracyabaho, ariko banza rugihari. Kubona umuturanyi ameze nabi mukaba mwakwishyira hamwe kugira ngo mufashe umwana yo guseba. Alessandro rero wari umaze kugira imyaka 20, yashatse guprofita uwo mwanya wose Maria Goretti aguma mu rugo wenyine kugira ngo amusambanye. Atangira kumwimenyereza, kumusura kenshi, kumubwira utugambo turyohereye, kumwimenyereza mbese. Ari mushaka ubucuti bugamije ikintu kibi. Maria Goretti ariko akaba yabibonye, akamugendera kure, akirinda ko bagumana akanya na gatoya, akamuhunga.
Rakomeje rero arahatiriza, ariko Maria Goreti akanga kubibwira nyina, kumva ntawe yabona bihera. Abantu bitonda babura naho bahera bene ibyo biganiro, abumva ari ubushizi bw'isoni hari niki. Ariko icyo badushishikariza kenshi mu kurera abana uyu munsi, baratubwira ati nyabona tumenyereza abana ko batubwira buri kintu cyose cyababayeho. Maria Goreti yarabyihereranya, ahubwo we akabijyana mu isengesho, akabitura Imana, akaba ariyo yonyine abibwira. Ku itariki 5 z'ukwa karindwi mu 1902 hagana mu saa 9, mu gihe murumuna we ya Tereza bakurikirana bya hafi yari mu rugo aryamye aruhuka muri sieste, abandi bakuru bari mu mirimo bagiye guhura ingano hafi aho ngaho cyangwa se gusya ingano hamwe na mama wabo, Alessandro yaraje. Mu gihe Maria Goreti yagiye kwanura ishati yari yameshe, undi aramushushubikanya ku ngufu, ashaka kumufata ku ngufu, amujyana mu gikoni cyaraho hafi nyine muri icyo gipangu babanagamo. Hanyuma undi Goreti nko kwitabara aramubwira ati nyabona uramenye ibyo ugiye gukora, Imana irabyanga, wazajya mu muriro w'iteka. Abonye yuko atari bugere ku byo ashaka, umujinya uramwica, uramurengamira nk'usazi, afata icyuma cyaraho hafi mu gikoni nyine ngo ikipima nka santimetero 25, akimujombagura ku mubiri we inshuro 14 zose. Kubera gutaka, abaturanyi baraho hafi baratabaye, undi arirukanka, abandi bajyana Maria Goreti kwa muganga mu bitaro byaraho hafi. Hanyuma ibitaro byitwa by'ahantu yitwa Orsenigo, aho nyine Inetuno. Hanyuma yamaze iminsi 2 yonyine muri ibyo bitaro, ahita yitaba Imana. Umupadiri wamuhagije nibwo yahise abona no guhabwa Eucharistia ya mbere, yamubajije niba ababariye umuntu wamuhohoteye. Maria Goreti aramusubiza ati yego, kubera urukundo rwa Yesu ndamubabariye, ndashaka ko nawe hamwe nanjye azaza muri paradizo. Imana imubabarire kuko nanjye namaze kumubabarira. Nyuma y'umunsi umwe nyine amaze guhazwa, Maria Goreti yashizemo umwuka ku itariki 3 z'ukwa karindwi mu 1902 saa 9:45. Ibitangaza byabaye nyuma rero, itangaza gikomeye, ibitangaza biba byinshi, abatagatifu bakora itangaza byinshi, ariko icyo nshaka kubabwira uyu munsi cyakoze ku mutima ni uguhinduka ko Alessandro yakatiwe imyaka 30, arafungwa, ariko amaze imyaka 20 baramufungura. Mu gihe yari mu buroko, ngo yigeze kurota abona Maria Goreti amuzaniye indabo z'amarisi meza cyane. Hanyuma ngo Alessandro mu kuzakira abona zirabagiranye, zindutse nk'urumuri. Hanyuma ngo ahita abonamo ikimenyetso yuko akwiye guhinduka, akwiye kwicuza bikuye ku mutima, kandi agahinduka umukristo koko. Niko byagenze rero, yahise ajya gusaba kwinjira mu muryango w'abihaye Imana sinzi uko ntabanza badahaye, abakapusine, abafrere b'abakapusine, ntabwo nzi niba hano bahari, ni nkamba za monasteri. Ni wo muryango Padre Pio yabagamo, ndumva twagize kuba ku Mutagatifu Padre Pio. Ni bene uwo muryango. Hanyuma aragenda, bagira rero abakora imirimo badakora amasezerano y'abihaye Imana, ahubwo bafasha abihaye Imana, tiers ordre. Yakoraga rero imirimo muri iyo monasteri yaho yagiye, ahaba yicuza, yigora n'Imana, kandi akajya yitabira ibyo birori byo kugira Maria Goreti, yaba kumuhire, yaba kuba umutagatifu yari ahari. Ndetse afashe n'intambwe ajya gusaba mama we imbabazi. Hanyuma abantu batangazwa no kubona mama we yicaranye n'umwishi w'umwana we mu misa, bombi basenga bahana amahoro ya Kristo. Impamvu babwiye iyi nkuru ni uko murabona aho ibihe bigeze, kuvuga ngo ubusugi ni umugenzo mwiza umuntu yanapfira, hari benshi baguseka. Ndabeshya? Ababyeyi muri kunyumva, muzi icyorezo cy'ubusambanyi aho kigeze, urubyiruko n'abakuru, wenda tubaha n'urugero rubi. Murabizi ko ubusambanyi busigaye bweze, kandi abenshi babona nk'ikosa rya kujyana mu muriro w'iteka. Ni itegeko rya 6 umuntu aba yishe, kandi umuntu yishe itegeko, kwica amategeko y'Imana, ubwo ukoze icyaha kijyana mu rupfu. Cyagera mu rupfu ni cya kintu upfana ukajyana mu muriro w'iteka. Rero iyo tuvuga ubusugi, mbagira ngo tuvuge n'ubusugi bwisumbuye. Ubusugi hari kwirinda imibonano mpuzabitsina, ariko hari n'imyitwarire y'umugenzo mboneza busugi, ariko mbyita n'ibiryo kinyarwanda kibaho. Ese niba wambara ubusa mu nzira ukagenda,
umutima wawe wuzuye ubusugi? Ese niba nta kabanga wigirira kawe, wumva ibyawe byose ari hanze, ako kantu ko kwimunyamunya, ko kwifata, ko kwigirira ibanga no kugira ibanga roho yawe, ngira ngo nabyo biganisha mu busugi, niko nibwira. Ariko nkanagira ngo duhere kuri uyu mutagatifu Mariya Goreti, mbwire urubyiruko nti niba umuntu ashobora gupfira Imana akaba umutagatifu kubera ko yanze ubusambanyi, yarinze ubusugi bwe, mwumva agaciro ko kwifata no kuvuga oya ku mibonano mpuzabitsina. Rero hadutse ababwira izindi vanjiri, inkuru nziza, ntabwo akiri ngombwa kwifata, hari agakingirizo. Inkuru nziza, ntabwo bikiri ngombwa kwifata cyane, mpamvu udashaka agakingirizo, utanashaka kubonana n'umuhungu, ikinishe, nabyo ni uburenganzira bwawe bwo kwimara irari, kandi ntabwo uzasama. Mperetse kumva abantu babivuga ndatangara cyane. Rero umubiri wacu ni ingoro za Roho Mutagatifu wo kubahwa, ntabwo tugomba gutwarwa n'irari, ahubwo irari turitsindishe gusenga, kwigomwa no kwitsinda. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.